mumeze mute? Yes, iyi ni Modiyambo TV nanone. Yes, iyi ni Moses wanyu mwakunze muri benshi. Mbazana HA Tunnel Plus uburyo bundi bushyashya buri gukora yaba 4G, yaba ukoresha 3G, yaba MTN, yaba Airtel, yaba Mango. Yes, nanabashishikariza nyaboneka abantu banjye. Niba ukuze iki kiganiro nyaboneka mbabarira iyo subscribe yime, iyo like, iyo comment, niyo share kugira ngo ugere ku bantu benshi. Iyo subscribe akamaro kabyo muzajya mubona nihagarara, muzamubona ibiganiro nyaploading, muzahita mubona ngo Modiyambo TV iraploadinze. Ni nyaploadinga ibindi biganiro ko nshaka gukora ama video menshi atandukanye ku bintu bitandukanye by'ubwenge, muzajya mubibona. Yes, kandi nanone ikindi munyeke ko mwagikunze, munyeke ko nanjye mu nkunda mukikiye, ubundi iyo subscribe zibone zironda ari nyinshi. Izo like comment mushaka mwazireka, ariko like ndazishaka na subscribe nyaboneka niyo share yagiye ku bantu benshi. None twagiye reka mbatangire basoreze icyanzanye nk'akazi niyemeje kugira ngo ibyiza bibagereho. Yes, twagiye rero sasa. Ubwo tujye kujya kuri kano kantu, urabona uramaking sure yuko kano ka custom setup gafunguye gutyo bimeze. Yes, making sure yuko gafunguye neza nta kibazo. Random server ntacyo ni gutya, ni any location cyane waba ari muri United States, nanga muri select port byo nari ni yaba 180 cyangwa muri 443 ntacyo bitwaye. Then tujya kuri kano, tugiye kuduselectinga hano kuri custom senaye. Then ni selectinga, murabona haje kino hano gutya, nizi za preserve senaye, nizi ngo twandikamo e-commerce gutyo muri kubibona byanditse e-commerce.edx.org. dore mu birebe neza byanditse gutya e-commerce.edx.org. ni gutyo yandika uhita ukanda kuri kano kantu, bahita ukandaho. Yes, ubona hahita haza gutya, uhita ukora kuri save. Nukora kuri save bahita bikunda. None then tubonye kandi hano nawe wemeze. Then nukanda hano tuza tuza hehe, tuza hano hejuru kano kantu. Aho ngaho ubudomo butatu aho hejuru naberetse, twagiyeyo. Tuza tujya hehe, tujya kuri import and export. Twagiyeho. Tujye hehe, tujye kuri kandi kugira vuba kugira ngo igihe tugikoreshe neza. Tujye kuri export. None kuri export mahita mubona ngiye creatinga file name hano. Yes, let me typing Modiyambo, wandikamo ibyo ushaka hano, Modiyambo TV. None then nkahita nemeza kuri kano kantu kugira ngo nshyire muri description message, nandikamo ibyo nshaka. Description message. Yes, none namitandikamo muri description, nandikemo wenda don't forget to subscribe. Yes, murabona wandikamo ibyo ushaka. Then aha n'igihe nk'abantu bigora ushobora kuyandikira, ndaza gushyira address zanjye muri description kuri hano kuri YouTube. Ndaza gushyira address zanjye hasi, yaba namba za WhatsApp, yaba email, yaba Instagram yanjye account. Then kubyo ushobora kumbaza cyangwa se ukansaba file nkayiguha utiriwe wewe creating nkuko ngende kubikora. Yes, murabona rero hano hasi hari zino anti-sniff, ni yo ni vavane automatique kaba kagize maburu data singo kwikanda, bluetooth singo kwikanda, password singo gushyira password, iDrock singo gushyira iDrock, expire set expire wenda yo ushobora kwisettinga. Bana nk'ubu ngubu yarangira muri enye expire kadushyire wenda umwaka tugende tujye 2040. Yes, tukora iki sasa? Tuhita tujya kuri hano kuri export. Then export tuakanda. Yes, tuakanda ukatuvana nitunyumaza bino bintu. Abona tuza n'umundi hahandi twatwaye dukande tuno tuntu tujyeho.
twari dukanda ahandi ntabwo tukanda export, tukanda import configuration. Yes, kanza import ngishoboka ko nayikanze. None ubwo file nayise Diambo TV. Ubwo ndi gusacinga, urahita ujyamo hariya, urahita ujya muri politiki ikuzanamo hano. Ubwo udafite ino search arajya mu cyumba cya HA Tunnel Plus ukibona urebemo file yawe, cyangwa se ngiye file naba naguhaye gaterwa. Ubwo mu Diambo TV ndi gusacinga, ni gutegereza azamo kanya gato cyane. Niyo mu Diambo TV yaje, abona ko afite mu Diambo TV nyinshi ya kuri kankandi hano ndebe karishya Diambo TV. Yes, niyo urabona ko ni don't forget description, don't forget to subscribe to this channel. Yes, noneho murabona ko iyi siza ndahita nkora hehe, ndahita nkanda kuri start. Gutegereza, murabona ko ikiri muri starting. Yes, murabona ko time left ngenda inongera amasaha. Mbere rero ko mbambara maze nga checkinga neza ko ikora neza, mbani mu bushakashatsi namubwiye ko ngiye ndi hano ku bwanyu. Yes, murabona yuko yatangiye iri kubara. Yes, noneho reka mbe ndetse kongera amasaha neza benshi mwamenye ukuntu bongera amasaha. Ndabizi abenshi barabimenye. Murabona ko iri kubara hano kabisa. Yes, murabona ko amasaha ushaka kongera amasaha ukora kuri add time. Iyi add time kongera amasaha ukagera 28. Murabona ko iri kubara neza, reka wenda nkani kuri add time urebe. Buko urabona utarabanza gucreatinga file yawe, umbwire ngiye ntacyo waheke adresse nazo gusiga hasi ukayicreatinga nta kibazo. Reka tuyikora add time murebe. Tegereje kuko bifata kanya kugira ngo loading ngongera amasaha. Iri gukora neza iyi ngiyi ewana. Bantu banjye ikiganiro niba ugikunze koko munyereke ko mugikunze, subscribe nzabone ku bwinshi, like, comment na share. Mumfashe kandi ndabizi kandi nta muntu ntenguha. Yes, ndabizeye. Yes, murabona ndategeza amasegonda 10 hasiga 12 10. Ubwo bahita bongera amasaha, murabizi mwe mwabimenyereye. Iyi HA Tunnel Plus irize gukora neza, iyi system ikora yaba Airtel, yaba Mango, yaba MTN. Yes, thank you for supporting us. Ngaka okay, wabona ko bahise bagira amasaha ngahe 7. Noneho urumva amaye amasaha 7. Yes, none sasa abantu banjye reka turyoherwe na HA Tunnel Plus cyashya mbazaniye. Mbarire nkuko hano byanditse, ubyubahirize abantu banjye, munyereke ko muyishimiye. Kandi ushaka kuvuga nanjye muri privé nta kibazo, ndashyira adresse zanjye hasi muri description munsi y'ikiganiro, ziraba zirimo. Nababwiye ibyo nashyira hasi, then ubundi ntacyo mbaze. Ndabakunda cyane, uri kumwe nakagaruka. Ciao.